ntukazigame amafaranga gusa ngo wumve ko byose bihagije cyangwa se birangiye uri secure cyangwa se ufite umutekano uhagije. Shora amafaranga yawe. Uti kubera iki? Ese ujya wibaza impamvu hari abantu bazigama amafaranga imyaka myinshi cyane ariko ntibigere batera imbere? Reka nkubwire ukuri ushobora kuba utaruzi, ari naryo banga abakire benshi bakoresha kuruta abantu bafite ubutunzi buringaniye cyangwa se buke. Uyu munsi ndakubwira inkuru izaguhindurira ubuzima bwawe bwose. Nuyitega amatwi neza ndabizi uraza gukuramo isomo rikomeye kandi rizaguhindurira ubuzima. Urahava ubizi neza yuko ugomba kugira amafaranga ufata ukagira ibyo uyakoresha, andi ukayafata yenda ukayazigama, ariko kuzigama byonyine ngo wumve ko bihagije. Reka dutangire rero iyi nkuru y'abantu babiri, hanyuma nirangira uraza kumbwira wowe uko ubyumva. Habayeho inshuti ebyiri, Patrick na Moses. Izi nshuti zose zatangiriye ku busa kandi bose bari bafite inzozi zo gutera imbere, ariko hari ikintu kimwe cyabatandukanyije: uburyo bakoreshagamo amafaranga yabo. Patrick we yahisemo kuzigama buri faranga, ntiyajyaga asohoka, ntiyashoraga, mbese yari wa muntu udashaka risike. Yaravugaga ati ndashaka umutekano, sinshaka ibisaza. Ndabizi ko nawe ushobora kuba uri mu bantu bavuga batyo. Moses we yafashe indi nzira, yatangiye gushora amafaranga make yari afite. Yigeze no guhomba ndetse yahuye n'ibibazo byinshi cyane. Patrick rwose aramuseka aratembagara ati narakubwiye ngo sinshaka risike, n'utwo ufite dore turimo turashya. Ariko Moses we ntiyigeze ahagarika cyangwa se arekeraho gukomeza gukora cyangwa se kwinvesta cyangwa se gushora. Dore rero itandukaniro ryatandukanyije aba bantu. Patrick nyuma y'imyaka 3 yari afite amafaranga muri banki, naho Moses we yari amaze gutera imbere. Ese wowe ubona muri aba bantu babiri cyangwa se ugereranyije uko wumvise iyi nkuru, muri aba bantu babiri urumva ari nde wari urimo utera imbere cyangwa se wari ufite ubwenge butuma azatera imbere? Dore ukuri guhari. Moses yabwiye Patrick amagambo yamuhinduye. Yaramubwiye ngo amafaranga si ayo kubikwa gusa, nayo gukoresha akabyara andi, ndetse akagukorera mu mwanya wo kuyakorera. Iyi ngingo ndumva umuntu wese arimo kuyumva. Amafaranga ntago abikwa gusa, nayo kugukorera ukayakoresha, ntago wowe uyakorera. Nibwo Patrick yumvise ukuri ko kuzigama ari byiza, ariko gushora ari byo bihindura ubuzima. Hanyuma icyaje gukurikiraho, Moses yaje kugira business zitandukanye hirya no hino mu gihugu, ndetse amafaranga ye akomeza kunguka cyane no kumuhereza byinshi yashakaga. Agira branch zitandukanye, aho yari afite amaresitora, alimentation. Buri uko business yungukaga yafunguraga indi, agashora no mu migabane. Aza gukusanya ubutunzi bwe arakira koko. Hanyuma ikintu cyabaye kuri Patrick, nyuma yaje gukura amafaranga ye muri banki nyuma y'imyaka 3 n'igice, ariko asanga amafaranga agiye ata agaciro. Ifaranga ryagiye rita agaciro. Ndabizi ko ibi ngibi abantu benshi ntabwo babyumva, ariko bijya bibaho. Ukuntu ifaranga rita agaciro, ayo wari ufite mu 2000 ibintu yakuguriraga uko byanganaga
ndabizi ko ubu ngubu utanayishyuramo inzu, atanagutunga n'umuryango wawe. Uko niko amafaranga ata agaciro. Muri make Patrick amafaranga ye yagiye ata agaciro, birangira ayavanyemo atayakoramo bizinesi kandi atanamutunga ubuzima bwose busigaye, kandi n'akazi kari karangiye, nta kazi agifite. Byamusabye ko yongera kujya gushakisha akazi kugira ngo akomeze azigame cyangwa se akomeze abeho, kuko yaramaze gusanga amafaranga ye yarungutse nibyo, ariko yataye agaciro ku buryo atayatungamo umuryango, nawe atabasha kubaho ubuzima bwose ngo atungwe n'ayo mafaranga gusa. Akimara gushaka akazi rero yagahawe n'uwitwa Moses, kuko yabonaga ariyo nshuti afite kandi baziranye, ifite bizinesi zikomeye cyangwa se zitandukanye hirya no hino. Nibwo Moses yamusobanuriye aramubwira ati burya nahereye ku kabizinesi gato mpura n'ibibazo bikomeye, ariko nyuma na nyuma birangira havuyemo bizinesi zikomeye. Ni byiza rero ko nawe watangira ku dufaranga duke nguhaye ukagenda ukuramo bizinesi. Aha ngaha nshobora kukubaza akabazo gato, wowe urinde muri aba bantu babiri? Uri Patrick cyangwa uri Moses? Niba ushaka gutera imbere, tangira wige gushora. Niyo waba ukorera undi muntu, tangira wige buryo ki utwukuramo twakubyarira andi. Ujye urya ayavuye muri ya yandi washoye. Ntukarye umushahara ngo uwumare. Jya urya ibizaturuka muri wa mushahara washoye ahantu. Andika muri comment uti ndashoboye, kugira ngo nemere ko iyi nkuru igusigiye isomo. Patrick rero yahise yumva ukuri ko kuzigama ari byiza, ariko gushora byo bihindura ubuzima. Buriya ukuri n'umuntu uzigama uba ukwiye kuzigama byibuze 20%, niko ubushakashatsi bugaragaza. Ariko 50%, 40% ibikwiye kuba investment cyangwa se gushora nanone. Ndizera ko iyi nkuru igusobanuriye neza ko kuzigama buri faranga ryose ubonye atari byiza namba, ahubwo bishobora kukugusha mu bukene kuruta uko wabitekerezaga. Hanyuma rero ntiwibagirwe gukora subscribe. Ngiye hari imbabazi nk'ibisanzwe. Imana ibarinde naho utaha mu zindi video.